ryanjye ryanditswe mu gitabo. Mwami Yesu, icyo nicyo nifuza kumenya, ko hari umunsi ibitabo bizabumburwa, uhamagara amazina azaba yanditswe. Ko hari umunsi ibitabo bizabumburwa, uhamagara amazina azaba yanditswe. Ese izina ryanjye ryanditswe mu gitabo. Mwami Yesu, nifuza kubimpishurira, kugira ngo menye uko nkwiriye kwifata. Mwami, ejo ntazavaho nibeshe ubugingo. Ese izina ryanjye ryanditswe mu gitabo. Mwami Yesu, nifuza kubimpishurira, kugira ngo menye uko nkwiriye kwifata. Mwami, ejo ntazavaho nibeshe ubugingo. Kumenywa n'abashumba ntacyo byamarira, kumenywa n'abakristo nabyo nta kamaro. Ahubwo icyo nkwiriye kwifuza cya mbere, ni ukumenywa na Yesu maze akanyandika. Kumenywa n'abashumba ntacyo byamarira, kumenywa n'abakristo nabyo nta kamaro. Ahubwo icyo nkwiriye kwifuza cya mbere, ni ukumenywa na Yesu maze akanyandika. Ese izina ryanjye ryanditswe mu gitabo. Mwami Yesu, nifuza kubimpishurira, kugira ngo menye uko nkwiriye kwifata. Mwami, ejo ntazavaho nibeshe ubugingo. Ese izina ryanjye ryanditswe mu gitabo. Mwami Yesu, nifuza kubimpishurira, kugira ngo menye uko nkwiriye kwifata. Mwami, ejo ntazavaho nibeshe ubugingo. Ntacyo byamarira, no kuririmba neza nabyo nta kamaro. Dore ikintu nkwiriye gushaka by'ukuri, ni uko izina ryanjye ryandikwa mu gitabo. Kumenya kubwiriza ntacyo byamarira, kuririmba neza nabyo nta kamaro. Dore ikintu nkwiriye gushaka by'ukuri, ni uko izina ryanjye ryandikwa mu gitabo. Ese izina ryanjye ryanditswe mu gitabo. Mwami Yesu, nifuza kubimpishurira, kugira ngo menye uko nkwiriye kwifata. Mwami, ejo ntazavaho nibeshe ubugingo. Ese izina ryanjye ryanditswe mu gitabo.
ngo menye uko nkwiriye kwifata.